reka tubivuge gutya babanyamurenge twari turi kumwe batishuye kuko nibo baza nibo turi kuvuga babandi bitanze hariya abishuye titsimwe tuvuze babanyamurenge twari turi kumwe wa munsi kandi ndabibuka ta munyakenya wari waje mu gitaramo cacu ta n'umunyarwanda wari waje mu gitaramo cacu twari abanyamurenge uko twari turi muriya bagiye gufasha abanyamurenge bagenzi babo gufasha abana babo b'imfubyi tibugaze muci ibintu ku ruhande twaragiye abanyamurenge bamwe barahigura abandi banyamurenge ntibagira gute tibahigura abatarahiguye nibo tugiye kubwira ubu nyine kuri reka rangize twumva umunyamurenge ukicambara igitenge kiri hasi $50 kuko turasa nk'abari muri competition niko ibintu byifashe namara ngicara nkabara biriya bitenge kabibara amafaranga kabibara nkavuga ati uyu muntu none munza afite muri varize yiwe none abafite nk'ibitenge by'idolari $5,000 barahangaha muri ensemble yawushije abantu bahangaha umukunga abantu bari bashize kanisa ryari kanisa Bibiliya yibanze y'imfubyi n'abapfakazi babo mubaha abashumba ngo mubaho umurimo w'Imana ngabayumbe ukamusanga itorero rigira ibiterereza iyo gusaza bwiriza iyo gusaza butumwa tukamadukora ama fundraising se nk'ibintu se ariko bakamara imyaka 5 nta munsi numwe barakora igitaramo ngo kitabirwe n'abayumbe kitabirwe n'abapotre bigishe ku mfubyi n'abapfakazi n'abamara makore fundraising yo gufasha abo bantu baracyari ku rwego rwa rundi abana bicara ku mabuye muri class kugira ngo ku mabuye kugira ngo ariko harakambaza ikibazo hari amategeko muri no situbamo avuga ngo umwana n'umuryango so waje kare umwana n'uwase na nyina sigira umwana n'uwase na nyina akabona kuja ku muryango ariko abavyeyi bambere nise kuko n'umubandi yo gushinja ninjoro usinziriye mwabura akakubita inyuma cyangwa bawe n'abandi Bibiliya yavuze ko bakora uriya ni umuzarano mu buryo bw'ubu usaba Bibiliya ni nziza abandi bose bavuga ngo Yesu sibo bamuzi cyane sibo bazoja no mu ijuru n'ukuri ko Imana niko bahanye yahanye n'uwo guko kurumva muzarendo of stories. Ndabaramukije bakunzi ba Media Live amwerereye hose ku isi ndizera neza yuko muri amahoro Imana ikomeje kubarinda Imana ikomeje kubagirira neza. Aho uherereye twandikire muri comment section tubwire ngo ukurikiye uherereye muri uyu mujyi. Hanyuma natwe turakuramukije kandi tuze kubana nawe muri iki kiganiro ndi kumwe n'abantu babiri muzi hano kuri Afro Media twari duherukanye baraje batubwire n'impamvu batari baherutse kuza hano turi kumwe na Nyamwiza Bishop wa Masimba ngo ni Bishop aratubwira iryo zina ryavuye tukabana na directeur ufite ikigo c'abana benshi cyane ufite abantu benshi afite mu kuboko kwiwe ndabakiye kuri Afro Media Live Nyamwe turisanga hano ni mu rugo nabo twe tumaze imisi utahagera turisanga abatubonye bwa mbere nitwa Nyamwiza ikobwa cy'ibiraso byiza muri no minsi yiyongereyeho maso meza y'inka tayarangiza yose ndasoza habandi Bishop Kiyongozi wo ku Masimba muri maso y'inyana umukozi Imana abibonye nanje mbirebe ndamabitora reka hari wakubwiye ngo ufite amaso yeza ukuntu utamakuru afite zooming kuri kamera wereka abantu kuri Afro Media uwo mukozi Imana ninde muyoboke yankoreye igitangaza ko kandi nti yaranziga kuriye ukabonye ifoto aravuga ngo wow fantastic muyoboke uwo evangelist kandi uri yasizama muyoboke William kandi yarasizwe agira ngo ni bene ibizo byo ni evangelist William wakubonye aravuga ngo yango ntabwo uyu mukobwa muzi ariko azuming aravuga ngo nubwo ndamuzi umukobwa afite amaso meza ndakarakabona nkayinya amazi mbirebe naje mbona bisawa nukurune naho muze mugashira ndakintu gatwaye maso y'inyana nuko kabandi Bishop turakwakiriye maso y'inyana kuri Afro Media ndisanga wa ndishimye narimba kumva cyane kandi by the munsi yo gufungura cyane waruye hano nubwo wamye turika abantu se bakabimenya se ahandi mu rugo urisanga rero uyu nguyu
ni ukuvuga ngo ni umukunzi wa Afrimedia, ni umuntu usanzwe hano. N'uyu mugabo wundi ngaho niyivuge kugira ngo tumenye ngo nindi. Murakoze cyane kubatanzi, nitwa Patrick Sematungo, ntuye mu Bugande Mbarara. Ni directeur kuko babivuze. Mfite ishuri na kivale mu nkambi irimo abana benshi b'imfubyi. Kuba tarambona n'abasanzwe bambonaho nagafite ndi wa wundi. Murakoze cyane. Mwese muherutse hano ngira ngo tukiri munsi y'abantu 100,000. Bivuze ngo abatarababona ni benshi cyangwa se bana babonye. Kuko iciza cha YouTube ikiganiro kiza kigumaho n'uwaje nyuma akagisangaho kandi akagira uburyo akibona. Directe ndeka nguhereho amakuru. Tumeze neza. Ko wa directeur ukiri muto. No bugufi. No bugufi. Abantu bagufi bagira ibyiza bakagira n'ibibi. No kuvuga ngo ndahera ku byiza. Kiza ca mbere ntibaza basaza. Abantu bagufi babegereye bahora ari bato. Ubwo mwese ico muragisangiye. Kabiri ntawuzumenya imyaka yabo. Mbese utakishijwe bobishore wese. N'amaso y'inyana ngo ntibayiza zavuga ari ngo afite ngo uko zaba 30. Ire 30 zuvuga niyo. Niyo ari kumwa kutanzayigabanya na munyundi zo kuvuga cyane nabyo bitarakira bari. Bizotuma mugabo wa. So bigabanya n'isi. Niyo utekereza mfite siyo. Nawe ngo si iyo watekereza si kubera ko ndi mugufi. Je ndi gutekereza. Hari utekereje nyemu? Abo nakoze amakosa kuvuga iyaje. Niba bitora mbanera baretse bakomeza ngabahohoteza. Bakabona ufite 40. Miro bakazobona nzanye umukwe. Bataza amakuru. Kujya kosura muntu ni kina mama. Ikibi nacu akasuzuguro. Abantu bagufi gukara akagabo karesha kuri. Bazabasuzugura ni bagufi kandi abantu benshi kuri abagufi ariko ngo bakaba bakomeye nanone kibaza basaza abenshi bagira imfundo amaguru yabo ni nk'amabuye bagira niyo problem yo gusuzugurwa ngo ni bagufi uzamumva n'umugore gafite umugabo wakagabo kagufi kaba kiri n'umugabo kakabagaga kandi ari umugabo ufite abana barebare ngo bazavuga ngo yashatse umukobwa ari runaka ngo ariko ngo tangingo ibi tangingo mugahehe haro twejo ndarani ngwese ngo nuko kose kujya kose uri igihigo mbaye igihigo tangingo ngo kose ngo uri igihigo mbaye igihigo gute ni gute mbaye igihigo uwo muturesha gute ariko ga ikibazo si imiterere ya physically ikibazo ni imiterere yo mu bwonko ko nibwo buyobora umubiri ufite kuba muremure ariko uri mugufi mu bwonko big problem. Duherukanye haciye igihe ariko nanone tugiye kuganira kuri topic zitandukanye ariko kandi turagaruka kuri imwe isangaho izenguruka ku bapfakazi. Mwumvise kuri mugabo avuze ngo mba mu kigo nyoboye ikigo c'imfubyi, bivuze ngo imfubyi bifite na nyina bifite abivukaho kandi imfubyi akenshi abapfakazi abagabo babita abapfakazi harya abagabo abapfakari mu kinyarwanda ariko no mu abagabo babuza babo naringiye kuvuga ngo abapfakazi benshi baba ari abagore sinziga ko n'abagabo niba bitwa abapfakazi niba ari abapfakare niba ari abapfagabo muze kutwara abapfakari mu kinyarwanda uzi impamvu director impamvu abagore cyane ari bo usanga ari benshi nuko umugabo yita apfakara agahita ashaka noneho agasanga ajyaza y'upfakazi rigashira niyo mpamvu abagabo ari bake ariko wamuganye no ma statistique niyo mpamvu abapfakazi azatumva ko ari abagore ariko nakazi ni y'abagore yo ni kazi ni ako nicyo mugega mu kinyarwanda abagabo bo nabapfakare arangirije ga ariko ga nikindi iyo kurikiranya ama statistique yerekana ko abagabo bapfa cyane kurusha abagore. Impamvu zituma abagabo bapfa ziriho ni nyinshi kurusha izatuma abagore bapfa.
noneho yongeyemo akantu ariko tutaza dutekerezaho cyane ni ukuvuga ngo n'abasigaye bapfakaye abagabo ahita asura agashaka Exactly. noneho upfakazi ukaba nk'aho bushize rikamuvaho biri mu kuntera nk'ishari mu kugira nk'ishari ryinshi cyane abagabo bafite ukuntu baza bama bakora replacement vuba niba yari afite umugore usanga hakundutsemo ukuntu adasobanutse akamuyisobanura akishashura turaje twinjira muri iyo topic ariko mbere yuko tuyijamo reka tubanze duhere kuri izo mfubyi yaravuze ubushize twari hano turi tuganira n'uyu mugabo yavugaga yarafite igikorwa hano cyo kugira ngo dufashe imfubyi hari abantu bitanze nshimira n'abantu ba Free Media kuko hari abantu ba Free Media mbese twafashije abana twafatanyije kugira ngo natwe participate muri icyo gikorwa ni hano yari yabivugiye bimeze gute nk'utubwira utwapudetinge abana bihagaze gute utubwira abo bana ufite nk'uduha amakuru use naho ntabwo twaganiriye kubera ko igihe giciyemo atari gito umwaka ntugiye gushira umwaka urashize ari muri December ndagira ngo harabura ukwezi kumwe ngo umwaka wuzure hari umwaka wanarangiye nikindi gihe ngiki maybe ngaho tuba nk'utwapudetinga utubwire kuki abantu urera bameze gute n'imfubyi zimeze gute z'ababyeyi bombi umubyeyi umwe se yes urakoze cyane ubushize narabivuze kanongere mbisubiremo kubata dukurikirana cyangwa se kubatabizi wavuze ko nawe ikigo ndi muto sindi muto kubera ko kwiga primaire ukajya kuri secondaire ukajya kuri université tuba uri mutoye kandi buri umuntu wese akarangiza kaminuza nti uvuga ngo nti uyobora ishuri uretse n'ishuri uyobora n'igihugu mandi magambo aba ari mukuru naho kuri ico kibazo warubajije subiye inyuma gatoya ibyo twahuye nabyo umunyamurenge wese ahari n'undi arabizi twahuye n'intambara zitaduturutseho tutari twiteguye n'ubwo abantu batajya bitegura ariko zizana ubukana buremereye ku buryo ntabwo twari tuzi ko iwacu hazosenyuka ku buryo imibunda yose n'utundi duce two hirya za Minembwe iriya za Rugezi hehe hirya yaho haratuye abanyamurenge n'ahandi za Rurambo iriya ku buryo nta munyamurenge umwe bavuga ngo wowe bwihari ko hari hatuye bityo rero izo ngaruka zose zagiye zitubaho zituma abantu bapfa abasore barapfa abagabo barapfa abapfakazi baba benshi harazaye kubitiraho noneho no kuza mu nkambi ko n'ahandi bari kuja bisunze UN yarabafashe UN yabakoreye yabahaye igikombe baheza n'ibyo bishimbo ariko n'ubundi ntabwo yabafashe buri kimwe cyose kubera kuko n'ubundi byari bikene byari byinshi yabahaye ubutabazi bw'ibanze ariko tuza gutekereza natwe nk'abantu bavuka imurenge icyo twakora turavuga ngo ese kwa abantu bakomeje gupfa bakaba basiga abana kandi bano bana ejo bundi aribo bazasubiriye abantu bashize bakahaba bazasubiraho gute bizagenda gute dutekereza ko ishuri ryo kubatabara twarikoze dufite ifaranga cyangwa se dufite ntabwo twarikoze ari business twakunda umuntu umwe atekerezwa kuri ikintu bukeyi uko ushoboye kubera kuko na Mose Imana arambwiye ngo ufite ikaramu ngafite inkoni naraga tuko ufite inkoni buri umugabo ni inkoni ufite inkoni ibindi byose nicumuka inkoni ni imbunde inkoni ni inyundo inkoni ni nakanefu biziko twafite igitekerezo n'umutima mwiza urebye ubuzima hariya umwana utiga nyina w'umupfakazi adafite n'ibyo amugaburira ndavuga ati reka byibura ngwane kuri education kubera kuko turabizi tuzotaha nubwo twese bamwe bazapfino nuko barapfa bitewe nyine n'indwara zagiye twari tuzi za diabete na za cancer ziri mu gufata abantu zikabica tutagira ariko kandi tuzotaha ase ni dutahiriya tuzoshika tubihugu tutarize tangira gufasha abana twatangira ku bana bakeya banagera mu muri 23 aho ngaho Imana igende idufasha cyo cyo nari mfite ubushake n'akantu ko kuvuga kandi mvugana n'Imana umutima ndavuga ati ngewe
nta bushobozi mfite ariko mfite umutima wo gufasha imfubyi kuko nanjye personally ndi imfubyi ndi imfubyi ubuzima bw'imfubyi ndabuzi kandi nawe nubwo utari imfubyi hari izo mwari mubana mu muhanda hari izo mwabanye hari izo wabonye hari ibyo uzi kuri zo gusa nyine gusa nta kintu wakoze kuri zo ariko kandi hari ubuzima bw'umupfakazi wabonye ruguru utari bumeze neza ariko butari nka noneka tuza gutangira iryo shuri ryo kubafasha abana bariga kuri none tumaze imyaka 8 muri iyo serivisi nta muzungu nta umuterankunga ni wowe umuterankunga n'uwo nzavuga akumva kandi hari ikintu kimwe natekereje ukuntu umuntu akora ibintu ahantu uzoshaka ngo abazungu ngo badufashe ngo umushinga ntabwo ari umushinga ntabwo ari business njyewe nakoze ikintu nzo kibwira abanyamurenge abana ni abanyamurenge twebwe turi abanyamurenge kandi Imana ntizakubaza ikintu udashoboye gukora izo kubaza icyo ushoboye utakoze twatangiye ari abana bake abana 23 niko nari babwiye burya nari ndi hano mwaka ushize bari abana 94 umwaka dutangiye hano abandi bana 12 baba abana 106 kandi navuze ntamwe nazosubizayo nzomusubizaje zirukana umwana agende nta gikoma nta cayi nta gahunga nyina afite narangiza ashike yicare mu nzu namara se school fees iboneke ndavuga mu nzu uvuga uzonyumva zumve umwana sinje wishiga basi tawe narize se umwana ariko nagize umutima kuko nawe wabwize kugira ngo dufashe bano bana kubera kuko naratekereje nsanga bari abana bapfushije basi nukuri barakeneye kubana na basi bari babishaka cyane bari bakeneye affection y'ababyeyi bari bakeneye kwishimana n'ababyeyi ariko isi bageraho base barapfa kandi nawe uri hariya cyangwa wowe wankurikirana director abenshi uzi basi cyabishe ndetse bamwe base bari inshuti zawe yari inshuti ariko abantu benshi se amara gupfa nabwo abushuti gahagaranaga n'abamuryango bagahita burangira ugasanga umwana ni mayibobo hari abana twatuye ku muhanda abanyamurenge mbarara mu muhanda ba street kids baryama basanyiriza mayibobo umwana w'umunyamurenge can you imagine umunyamurenge umwana wa runaka genda umwitira bamwezi umwana dufite nyama cyangwa se nabajije nigeze kubana na runaka afitanye isano runaka ariko kubera ubuzima nyina ararira kubera ubuzima umuramu we yari afite ntanga kigira wamfashaga inka zaranyazwe ntahinga kandi noneho utandukanye ubuzima bwo mu mujyi n'ubuzima bwo mu kambi ni ukuvuga ngo last life iheka ya nyuma ni mu kambi niyo mpamvu njye natekereje gufasha abantu bari mu nkambi kuko n'abafite ubuzima buheka bubi no kuvuga ngo ubu ugeze ku bana 106 reka mbanze mbe nguhagarikiye aho nzi ko Nyamwiza aherutseyo ari gutubwira amakuru noneho yimvaho nk'umuntu wagiye akahagera tare directeur ubayoboye ku ishuri ariko nk'umuntu wavuye hano atembereye agenda mu rugendo shuri bitandukanye agerayo arababona no kuvuga ngo ndakeka ari muri uyu mwaka n'ubundi ugitangira I think January or December igihe uyu nguyu yarari hano December irimo itangira urumva ko ntibeshe noneho araza ageza ku bantu abanyamakuru n'abandi ukwifuza ko icyo yumva twamufasha abwira amakuru twese twarahabonye ariko ni byiza kumva no guhararira kumenya ukamenya ngewe nza nkunda kumenya gira amatsiko menshi cyane mugani wa mushumba twari turi kumwe ejo bundi apotre wacu yaravuze ngo agira intege nke z'amaso nanjye ngira nk'intege nke z'amaso nzashango ibintu mbyibonere noneho mbivuge nabibonye ndeba nyine uburyo yajemo uburyo abivugamo ndavuga nti ni byiza Imana ishoboje n'inshoboza nkazagenda nayo ibintu barimo baravuga nkabibona ariko mbere yuko wenda tuvuga ngo kugenda nkabibona habaho igikorwa cy'uko tugomba gukora fundraising tukamufasha
uko twishoboye kugira ngo buri muntu byaciye kuri televiziyo birahari abantu barabibonye n'ubu wabishaka yabibona habaho kwitanga n'ibindi nitanga uko nshoboye nkanjye nk'umuntu ariko buke mu gitondo inzira se z'Imana ni ibihumbi habonekamo indi nzira y'uburyo bw'amasimba bwashobora gukora ikiruta kuri bya bindi nkanjye mwiza numvaga nakora nta mafaranga aje cyangwa amafaranga tubonye ahubwo ni ukongeraho ayandi yanjye y'amatike n'ibindi ngahaguruka nkagera hariya noneho nkareba bya bintu Patrick yavuze twagize urugendo rwiza pe twagize urugendo rwacu ukuntu rwari ruteye kuko twari dufite imodoka yacu twagiye tugera ku nkambi zimwe tugahagarara twageze mu nkambi ariko hari no duhera mu mashitingi abatarabasha kugera iriya bubaka tugahagarara tukaganira n'abantu turagenda mpaka tugeze kubo twagiye kureba Gabi abana bacu babayeho mu buzima bubi ababyeyi bacu babayeho mu buzima bubi abantu bumva nyakifara uko nayitekerezaga nuko nayibonye ni tofauti wabonye gute bari ahantu habi ahantu hatari amazi nidushaka duhere kuri icyo ngicyo kuvuga ngo ujye ahantu kuba ahantu uzi ko kubona amazi kandi amazi ni ubuzima bigoranye ni hahandi ibyiringiro by'ubuzima bisa nkaho uvuga ati I don't have any choice just I have to stay here ku buryo naragenda baza nsanga amazi banywa ni ibiziba nabyo kubibona ni intambara twaragiye kugira ngo nkwereke ishuri y'ubuzima muri bano bantu barimo out of kuvuga ngo twishira abana school fees twajyanye isukari n'amasabuni nibo rugero rwafi ngiye gutanga ariko aba mama bacu ukabona agasukari bakishimiye cyangwa bahagaze ariko ati sinkaburi kandi bagiye kugabana buri wese agatahana ikiro kuko nibwo bushobozi nari mfite sinari mfite ubushobozi bugura umufuka cyangwa bihereza umuntu ibiro 10 by'isukari ariko ukabona bafite inzara barashonje kuvuga ngo tahana ikiro cy'isukari n'agasabune mu ntoki ukabona n'ibintu bisa nk'ibyarenze ibitekerezo byiwe iyo niyo shusho y'ubuzima ababyeyi bacu barimo hariya izo mfubyi ari kubabwira 106 uyu munsi afite I think bamwe twagiye 106 batari kuzura ariko bari bakabaka bijana 95 harimo imfubyi zidafite nyina na se ziba mu miryango utwana tuduhinja tungana nka kariya kanjye kuko ngewe nkunda kuganira narabaganirije nkabaza bite urumuki bakambwira uruwande kugira ngo kuko abangaba baganaba bafite tubeshaga ndabizi abantu bari kwanga kwitanga ngo tuzi ko ari amafaranga agenda nanjye mbabera umudi muja kubakorera ubushakashatsi nawe wari uzi ko atari wagenda ni wazi utekereza ko ubundi simba mu mutima wa Patrick kandi simba no mu mutima w'abateguye igikorwa mu gihe mbashije ubushobozi kwamene ko atomani ko tuboreka nkabona nkabaza abana narabihe nagira ibiganiro n'abana abana uriya mwana ugana nkuriya wanjye tuwo mbaza ngakubeshe afite ukuri afite kubwira ukuri nganira n'abana ubwabo nganira n'ababyeyi ubwabo imvayo mpakikishije ko abana nishuriye ngiru umufite mu nshingano uyu mwana namwishuriye uyu mwaka Patrick ntako zakwishyuza ifaranga abana nk'abariya kakubwira ngo mbakwashanga nta nkweto yambaye urabona ko indushi afite imyanya kubera urugendo agenda kuva hava kuza ku ishuri ndavuga ngo navuyeyo narize ndavuga mana nibuze niworeba umutima wanjye umindurire ibimuhereza ubushobozi imbe mvuye hano bano bana bose mbishuriye umwaka wose ariko ubwo bushobozi sinari mbufite mubishurira bose ariko ndashima Imana ko nabashiye kwishura nibuze igice cyabo nishuriye half day ishuriye abana 30 nishuriye abana 30 something tugura n'isukari tugura n'iki n'ikigo cyose kubera ko bano bana iyo kuguriya kura uko ikigo barimo kuntu giteye ikigo kirimo abana benshi ikigo yugaye we kirimo abana over 500 noneho ibo babonye duhamagaye bamwe muri bo tubajyana mu ishuri already nibona ko abayimo akantu ka isolation nukuvuga ngo habaho gukereya ubumwe bw'abano bana batari imfubyi n'abantu bari imfubyi kandi ngo twaje kubasura mwese ndatekereza ko buri mwana yamwe kuri Fanta Masimba yaza
na biswi na bombo turababwira ngo ikigo cyose cy'abana 500 twaguze fanta zigera muri 600 something kugira ngo tazikaba zashize baje kuzana izindi zashize kugura izindi kugira ngo dukreye ubumwe bw'abano bana mu kigo batabona ko twajanye bariya bakaja kunywa ari ukuntu natwe tukiri abana bazaga amagara nk'abana bafarije nk'abantu bigiye iboga abana mu kigo ntibazi kuri imfunzi mu Rwanda barabizi ariko nabaga nk'ibirori byafarije cyangwa nk'ibindi bakajya mu masare bagakora ibirori byabo ukabona noneho nibo babaye muri best life ahubwo kubarusha kumva nayo barabaye imfubyi barabaye victime kubera ko ubwenge bw'umwana niko butekereza noneho abana ba primary kuko abandi bo babaguriye imbombo twabaguriye imbombo twabayanye twaririmbanye nabo twamaranye umwanya nabo bakavuga why then noneho ugomba gukereye umubano n'abantu bandi babana nabo batari imfubyi kugira ngo babashe kubana nabo ubuze icyo nabashije kubona mu nkambi n'abana bafite ababyeyi n'indushe harimo abavene kubera ko ishuri rya bano bagabo n'abana ntibafite n'intebe bicaraho tufite n'intebe baracyari kuri rwa rwego mfite video hano naza no kuzigweza nabishoboka uze kuza kuzicishamo wenda niba byakunda baracyari ku rwego rwa rundi abana bicara ku mabuye muri class kugira ngo ku mabuye kugira ngo bige apana ku ntebe ndi kuguhereza ishusho y'abana twagiye gusura uko nimeze noneho niba bafite ababyeyi n'abasha kwicara hariya ku mabuye ngo utekereze uyu mwana udafite umubyeyi niba ngo iwagera no mu rugo n'icyo kurya ni ikibazo ikindi kintu cya bugufi yangiye kuvuga sinzi ko Pati arahita yibuka ku gastori twagiye muri resitora kurya twagiye kurya I think so ko naho abayobozi ba UN none baba aho twagiye kurya irya joro tuhagere twasanga umugore w'umunyamurenge twavuye tugiye kumukubita je na Patrick sinzi ko Patrick yangivuga ariko narabizirikanye kuko byarambabaje yafashe umwana w'imfubyi utagira se na nyina aramugumura mukura mu ishuri agenda kumugira umushumba w'ihene ziwe umunyamurenge wamugize umushumba n'uwabaye umushumba n'umwana w'umunyamurenge ariko yatekenze for granted umwana w'umunyamurenge w'imfubyi utabashije kujya kandi se wamurera amugira umushumba kandi se wamureraga mugubanga iyo report igomba kuza kwa Patrick de nakaje kuburana na wamu bikava ku rwego rwo kuburana n'abari babiri ikajya mu nzego z'ubuyobozi urumva challenge abagabo baje kugeza wa mwana mugariye ku ishuri uvuga ngo wa mwana yongera agaruke ku ishuri gusa uri kugarura umwana utagiye kurya nihata ubwitange bwanjye nawe ugiye kugarura umwana utari bwishurirwe cyangwa uwo mwana nawe yavuye mu ishuri kuko ubuzima ari bubi mu rugo aje gushaka amafaranga kuri uwo mugore aramuhendesha udufaranga yanahezanye nawe udufaranga duke cyangwa ntana tumuhira mwana inisende kwirirwa ku ishuri ntarye yataha agasanga mu rugo birabira akumva ko aharagira ihene birahari biryo ashaka kurifite ishuri akazererwa inyuma y'ihene noneho ngiye nkibaza ibibazo noneho akanamuprofita ko adafite n'ababyeyi ari imfubyi ubu buzima tuba turi kuvuga 760 buri mwana ku mwaka yishyura $50 by'amanyakenya umwaka wose ariko umwaka wose wareba ukuntu tungana nko muri Kenya nibitangaza kuvuga ngo tuvuze induru vanga abana 160 tubishurira umwaka barangize biteye isoni kuza nka wa munsi ako niba nzigumure gutya mbe nkukora nka Kariste nimarangaro ririya video nsoma umwe kuri umwe iriya liste twakoze mu rusengero twitanga yabitanze bimeze gute igikorwa cyagenze gute ko muvuga ndarangiza point yanjye tukavuga ngo abana 160 turabishurira nkazi imbere ya kamera imbere ya video nkavuga ngo ndishurira umwana 5,000 ku mwaka by'amanyakenya naragira ubuntu je nkaba ntari mu nkambi nakibara nk'abandi hano wamara ugasubira mu rugo ukicara uwo muntu wicariye gutya kuboko ntugire ikintu umutekerezaho no kuvuga ngarije ni ikibazo gikomeye nuvuga ngo ibi bido naravuze ubushize nani Imana ni ubushobozi kandi ko ndabizi Imana sijya izabikora nisubirayo zoshira abantu amabido yo kuvomeramo amazi nakivana ntayo bagira ntayo ubwo birasaba ko umuntu nibuza agira amabido
10 mu nzu. aya mabido abandi bajugunya hano Bajugunya hano kugira ngo abashe gukipinga amazi bitewe n'aho bakura amazi. Niyo shusho y'ubuzima abantu barimo. Ariko Patrick yavuga mu mwanya wo kumurebera mu rwego rwo kumufasha ngo dufashe abantu. Abantu nyine bakareba muri angle babishakamo. yuko azarya ifaranga ameze neza. Tazarya nawe arashonje ahubwo nawe mu bagomba gufashwa rero. Kubera ko ibibazo nabonye muri iriya nkambi ni ubushobozi bukeya. Kuko twarahageze ibo kubera no kubona ndagira ngo none imodoka gusa bose buri wese ari kumwongorera. Nanjye indushyi barashonje kandi uwo bari kuririra nawe wenda niba hari ubundi buzima barimo tuvuge Patrick aba mu nzu yambarara ishuri imitwaro 15 imitwaro 15 n'amafaranga 5,000 y'amanyakenya nawe akabasha kuba yaca hirya no hino agatunga umugore n'abana ntafite ubushobozi bufasha n'abandi bantu batatu ntabwo afite kandi na nyina n'umupfakazi nari muri iriya nkambi turi kuvuga. Uravuze ku gikorwa cyakozwe hano cyagenze gute? Igikorwa cyagenze neza kubera ko hano hakozwe fundraising kandi hatangwa amafaranga menshi dutekereza ko yari kwishurira abana bose imyaka 2. ni gute byagenze? Ari amafaranga tubona dukore kuri calculation is 2 years school fees 2 years yabo bana. Ino gikorwa cyo gufasha imfubyi ni ikintu gisaba umuntu wikora ku mutima. First of all nk'ibyo Nyamwiza yaravuze Imana ishimwe ko yaje akagera kuri field akareba. Hari kuntu abantu benshi bagiye bateka mutwe akitwaza ikintu runaka ariko afite izindi nyungu ze ziri ku ruhande behind utazi. Ariko Nyamwiza twicaranye kuri kamera ubunyine no muhamya w'ibyo navuze nizo ntavuze ndere nkayo makuru yose avuze ndakeka ko amwe nsinayavuze kubera ko si ngombwa ko bajya bavuga ngo ubwire wumva ntavunika. Nzo nakubwiye ngo kino kintu gisaba umuntu uzirikana imfubyi ubuzima bwazo ariko ari wa muntu gusa ukoreshwa na emotion ntacu yukora. Nari nshatse kugira jambo barubashije wa munsi koko batanze amafaranga menshi ibihumbi birenga 2 by'idolari hafi 3 liste ndagariste mwarayisigaranye hangaha na nyuma yabwo twakoze n'urubuga aho ngaho. Aya makuru mpamvuga Nyamwiza nawe nabandi mwagiye muyabona urubuga mu ruriho abantu bishuye mwarababonye n'abatarishuye mwarababonye ariko navuga ngo 80% n'abatarishuye kandi buriya icyo naje gusobanukirwa ni ibintu ntajya ntindaho kuvuga ngo wabesha imfubyi uba wibesha wenyine kubera ko bajya bavuga ngo Imana ni se w'imfubyi. Ni ukuvuga ngo twebwe udafite ba data dufite papa ari we Imana. Ba data bapfuye ba mama bafite abagabo ni Imana. Warangiza wowe ukaza hari ukavuga ngo nzotanga amafaranga ngo nzishurira abana 2 abana 3 warangiza bikarangira hahandi tishurire n'umwe basi bavuge ngo narananiwe ariko n'umwe ukandika message kandi akamago bamwe hari n'abajya bambeza n'amatariki ukwezi ni gushira uzanyibutse kwibutsa kakwibutsa bite se ya gahunda agasoma message ntasubize ntago uri kumpi sico wakoze wihemukiye wenyine. Nibyo nabwiye ngo abana bari bakeneye kubana na base bari bakeneye gufiringa ubuzima bw'ababyeyi ariko ntibyakunze kandi base basigaranye ni wowe ni twebwe. Si n'abantu bari muri Kenya gusa n'abandi bari hanze urumva bari hanze biyemeje abantu hari abantu bamvuye hano muri Kenya nacagendi hano hari abantu baza twakoze ikiganiro hano hari nabo bazubwira baguhamagaye hari abantu bazangura baguhamagaye ati duheze nimero za Patrick zarangiriye hajya benshi habe natwe batwemereye ko bazoshigikira ariko ariko rero ngibyo sinza mbitindaho hari abantu bateye bitindaho bigenda gute reka tuvuge kuri iki kintu kubera ko tugikomojeho kuko no mu nsengero zacu kirahaba
hirya no hino kiraba bigenda gute kugira ngo mvuge ngo nzatanga aya mafaranga namara simbikore? ni umuco mubi mugira n'akamenyero. Oya uzi abanyamurenge abantu benshi nota abanyamurenge gusa sinzi reka avuge abantu benshi bajya bashaka ntabwo ari abanyamurenge, ntabwo ari abanyamurenge, ni abantu batandukanye. twawakubi bacu njye muza muntangaza twimuza mutaruka ku bandi. Okay. Ko turi abanyamurenge uyu numwikira nkaba ubusege ngo ngaka murundi w'umwongera ko muraje gutaruka ku bandi gute mwari tukavuga bacu. Urabona njyewe urabona ko ndacyari muto nubwo ndi umugabo mukuru ariko kandi mutoya nakagombye ndafite imyaka yo gushakira family yanjye ubuzima kajya gupagasa ngashaka amafaranga. Mfite umudamu n'abana babiri beza cyane umukobwa n'umuhungu. Sinzi nimba mwiza taramenya ndabazi n'ukuri. Mfite n'umugore mwiza uzi gufata care abana be sibyo. Impamvu ngo ni mwiza cyane icyo nshingiraho nuko atambereye imbogamizi muri kino kintu nishimye. Cyo nari nshatse kuvuga nanjye nari mfite ubwo burenganzira bwo kureka bino bintu cyangwa se bano bana nanjye nkaja ku buzima bwanje buri privacy ngashaka amafaranga nkabaho neza ubuzima ntekereza kandi nshobora no kubigerageza bikanakunda. Ariko se bano bana aba bana base bapfuye bamwe hari n'abana bari bapfushije base kandi sinatabaye gasinagiye ruguru nawe ndi wagiye hariho n'abandi bafite ubuzima buteye agahinda b'imfuzi ariko abagabo benshi bafite amafaranga. Ngenda natanga reka mbwire n'abantu iyo umuntu agafata abana akabasohoka n'inshuro 2-3 agapostinga ku ma status ariko hariho umwana w'umupfakazi babana n'umuneiba ataragurana nakenda ka vieti atarabaza umupfakazi ngo se ngo base wari we kuribaza ibibazo ari warugiye muri boss uvuze tukiri noneho kuwiyemeje gukora yamara ntakore ntasohoze abantu benshi bajyakenera ngo bababone avuge ariko avuge ati jewe nzofasha abana 10 nje nzofasha imfubyi 5 mwaka wose abantu bakoma amashi ariko birangiriye hahandi. Naho nyamuze wico warugiye kuvuga uhita ukivuga c'abanyamurenge tukireke sibo tuvuga kuko uriwe kandi warishuye itonde tugeneralize kuko si bose babikoze mwihereyeho narishuye wewe warishuye kandi turi kuko nuvuga ngo abanyamurenge nawe uraba ugiyemo turi kuvuga umuntu wiyemeje nituvuga ngo abanyamurenge n'uwishuye arajamo ariko turi kuvuga umuntu wiyemeje kwishura kuko dukurikiwe n'abantu batandukanye kandi harimo n'abatari abanyamurenge nabo bagira iyo ngeso. Reka tubivuge gutya babanyamurenge twari turi kumwe batishuye kuko nibo baza nibo turi kuvuga babandi bitanze hariya abishuye titsimwe tuvuze babanyamurenge twari turi kumwe wa munsi kandi ndabibuka ta munyakenya wari waje mu gitaramo cacu ta n'umunyarwanda wari waje mu gitaramo cacu twari abanyamurenge uko twari turi muriya bagiye gufasha abanyamurenge bagenzi babo gufasha abana babo b'imfubyi tibugaze muci mitu ku ruhande twaragiye abanyamurenge bamwe barahigura abandi banyamurenge ntibagira gute tibahigura abatarahiguye nibo tugiye kubwira kandi ni umuco mubi utarabereye mu gikorwa cy'uyu gusa maze igihe kinini nza mbireba umuco mubi wabambone ugiye kubikora yavuga n'utagiye kubikora akavuga kandi si ku gahato si by force kuko urumva iki ni kimwe turi kuvugaho nari mvuze ko in general birahaba dufite ikindi gikorwa hano twirwaneho muri education c'abana hari abantu benshi n'urwo rubuga turubaho nanjye ndubaho uzigiye rumaze hari abantu nza mbona bataratanga amafaranga jewe gamberaho nk'indorereza ahubwo ureke ngo wenda ngo nibiki nibiki je ndubaho nk'indorerezi kuri ya ruriya rubuga kandi ko ndagukiranukiye na president Siberi kanaramubwiye ngo ko ndakora ibi nibi ariko ndashaka kuba kuri urwo rubuga kandi nyuma yabo nzamubaza amakuru nzamenye abana ko bishuriwe kandi baza bishurirwa ariko abatarishuye n'abatazabitanga bazavuga ngo kuri kw'Imana ngifaranga baza bazijya ngo baza bazijya kurumva ni bamwe muri babandi hari abavuze
ngo kuri kw'Imana ngo ubu n'ubuteka mitwe buriya mugabo uvuye Bugande ndavuga nti ni umuteka mutwe reka mbaserukire njyewe mbagerereyo nimara mbashirire ku masimba nimara n'ukuri nisanga ari umuteka mitwe ndagaruka mbabwire sinabikoze I did it kandi warababonye and I can prove it ufite video mfite video umaze kubabwira bakubuye gutyo ngo n'ubuteka mitwe bakoze byagenze nothing n'urwitwazo ni kwa kundi uzubona umubyeyi akanwa gukora inshingano ze ukanwa kurera abana ukanwa kugira gute wamara bakubaza why utakoze ibi ugatanga impamvu ngo umwana yarananiye ngo urumva ngo impamvu zidahari ko wataye abana wa mugabo we uja gushaka undi mugore none bakabahaye barira ngo umugore yarananiye reka icyo umugore kukunanira garuka kuri iki kibazo dufite niko muza mumera neza system bakoreramo udatanga icyacumi ngo abapasiteri barakirya bibiliya ivuga gute tanga icyacumi ureke gutanga impamvu ureke gukurikirana nimba bakirya cyangwa batakirya tubikureye nuko ngo rero dufite umuco mubi abantu bamwe bo kuvuga ibyo tutazabasha kandi nukuri Imana izatubaza ibyo twavuze iyo bamubonye akoze afite gahunda yo kutazakora bimumarira iki iyo utekereje ntawe wumva bimumarira iki ntacyo kamubwire njye hari ikintu nabashije gusobanukirwa kandi Patrick yaranakivuzeho buriya hari ikintu bita calling umuhamagaro cyangwa guhamagarwa ubona Gabi ntuzubona nk'iyo nk'abagore batatse hano babapfakazi cyangwa abagore bataye n'abagabo ntuzona ko nza ngwana umujinya mwinshi cyane biba byaraye bindya bikarara bindisa amarira nkarwana n'umutima wanjye nkavuga ngo mu gitondo 12:00 bucane kamera kandi ko baracana kamera ngo ndaje gushwana n'abantu sinzi niyo bava sinzi niyo baja titunahuje n'umurara tidufite no guhura n'uwo bari gufasha ntafite maybe no kuzashimira ari umutima wanjye kurampamiriza ngiki nicyo ugomba gukora nicyo bibiri icyo nicyo bita calling guhamagarwa ku kintu runaka ariko bagicaga abanyamafite akamahamagara uratukana nkandi uravuga nkandi ukamwa ngo ndavuga nk'umunyamurenge ko ndahamanya n'umutima wanje ko ngomba kubatuka mukayata mugafasha barabana bakavuga ku gasozi icyo nicyo bita ntabwo ikintu Imana yagushizemo niyo byogenda urwana nacyo nibyo bibi bya Patrick ariko tuzoshira abantu gakugahato ko turabwira abantu niba ufite umutima Gabi ntabwo twaje kwishuza oya ntabwo twaje kwishuza aisha ndarize point yawe ushire kwishuza niba ufite umutima ntuzabishuza umuntu we niba ufite umutima ukabuzi ko Gabi uyu munsi wowe mu mutima wawe ukabuzi ko wopfa tukakurerera abana rera babari abapfuye ko gupfa kwabo ntabigizemo uruhare niba uzi ko Gabi from nowhere warwaza umwana indwara zimwe z'ibikonkoboke ziteye ubwoba utobasha kwishoboza wenyine bigasaba ko mwiza na Patrick na The Beauty na BMC bafatanya kugira ngo bagukemurire ikibazo nawe mu kindi gihe bagukeneye do it abana b'imfubyi n'imfubyi ejo n'abawe babimfubyi impamvu tutegera kubera icyo tubasha gusobanukirwa ibintu ngo tubihabwe na cyane ibintu tutagiramo uruhare kugira ngo bibe umuntu kuba umupfakazi jewe ndacyari ku muntu wiyemeje turekane n'umuntu utagize umutwaro wowe tumureke aracyasinziriye umuntu wagize umutwaro akavuga ngo ntanzaya jewe nzatangaye yarangiza ntayishure yamara ntakora ntaho bafite ntahigwe nta mutwara bafite umuco mubi yajijije amateraniro yayishije mass erega umuntu ufite umutwaro ni umuntu ukora ikintu sivyo yavuze ngenda kubwira Gabi hari abantu muri nosi bafite umutima mwiza hari cyo kamera imwungura iyo mpagaze ngafata mikoro nk'aho nzakora iki nabona singikore zibitse ko mwiza yavuze ngo nzitanga nzishura abantu teziza zibagira tubizi ko kamera zibibitse izo bintu hari abantu bakunda sex abamubonye Gabi commentaire baragize ngo yaratanze ariko tugarutse hano muri real life ntayo yatanze uwo muntu se mubwire gute niba umutima utagucira urubanza niba umutima utagucira urubanza kubzasotse mu kanwa kawe ibintu hawe umwaka ugazahabwa nundi kuvuga ngo reka ubikore ndibuze ngo ufate ibyo yavuze ubisanishe nibikeneye gukorwa ngo ukore icyo ukwiye gukora Patiri niki wovuga ngaho reka mbaha akanya umunota umwe mubwire
kuri ico kintu tukiveho c'umuntu uza witanga si muri iki gikorwa gusa hari uwitanze muri kino hari nuza witanga mu kindi uyu muco wo gutanga utagiye kwishura n'ubupagani wocika gute uyu muntu yarakijijwe kuvuga ngo niyemeje ikintu n'ubupagani n'umubandi n'umubandi yo gushinja ninjoro usinziriye mwabura akakubita inyuma cyane bawe n'abandi Bibiliya yavuze ko ngombwa uriya ni umuzarano mu buryo bw'ubu usaba Bibiliya Bibiliya ni nziza abandi bose bavuga ngo Yesu sibo bamuzi cyane se bazoja mu ijuru se bazoja no mu ijuru n'ukuri ko Imana niko bahanye yahanye n'uwo gu kurumva muzarendo ukuvuga ngo ndafashe imfubyi mu ijambo rimwe baravuga ngo mwami uwo muntu Bibiliya none hari ukuntu uzuyisoma hari ukuntu baza bayandika abantu banditse bakayikoresha mu bwenge bwinshi uvuga ngo aratekereje ngo arantu ngo nukuri tuzishurira imfubyi n'ukuri bikama biragira gusa kukamera hari n'ikindi kintu nza mbona uzumva abantu benshi bababajije ngo se ubaye nk'umukire ugize amafaranga menshi wokora iki umuntu ufashe imfubyi ngo n'abapfakazi ako mwararushe Bibiliya muri Yakobo sinibuka ibice aho ngaho narasomye aranamfasha cyane haravuga ngo idini nyakuri ngo nirifashe imfubyi n'abapfakazi ngo mu mibabaro yabo idini nyakuri idini nyakuri idini Imana yemera simvuga ngo ndi bishop kandi singiye kwirata muri no si reka tugareka kuri ijambo waruvuze muri no si hari abantu beza ujya mvuye hano reka bonabe n'ubuhamya ujya mvuye hano hari umuntu ujya wibwira ngo uko yavuze ifaranga ntiyazishura ngo n'abandi gano ngo cyangwa se Imana ntifite abandi bantu ibarapanze ukuntu kugira ngo babera abandi Dawudi hari umuhungu utuye mu Rwanda reka namushimire twangiraho nsanga Emile atuye mu Rwanda yaraje igihembwe kimwe yishura abana 60 aravuga ngo ngomba gukora iki bintu nyamwiza arasobanuye aranshaka aranyandikira turahura araza abana 60 igihembwe arishura mu gihe wowe wavuze umwana umwe cyangwa babiri my friend hari abantu bari hanze batano muri Afrika banyandikiye simbavuga singomba kuvuga umuntu kuko ntaco tuvuga amazina nta mazina singira n'uwo muco wo kuvuga umuntu wese akambaza akanguresha statement umwana yishura ngahe ngo hanyuma ngo ibikoresho ngo n'imyenda ngo n'inkwi ngo mpa budget neza umwaka wose biba biri mu mutwe ni automatic ngo sawa ngo umuntu mwiza papa ngo Imana igufashe ngo nyandikaho abana 5 niko bazabagira kandi akampani itariki kimwe n'undi utari hanze kandi naje kurebanza gusanga imfubyi dufite z'abanyamurenge gabi dufite ubushobozi bwo kuzishurira imyaka 100 zose hatabura n'imfubyi hatabuze n'umwe kandi tutavunitse ariko gabi uzi ku cyumweru tutavunitse wereze research ugende uyingorere cenza nicara mu ikanisa ngakora nk'imibare ukuntu zambara ibitenge abantu bambaye ifaranga bambaye bacu ariko kandi tambore w'umunyamurenge uza wambaye igitenge ngo muri uko kwese azongera gisubire uko ndagukiranuke umukene n'umukene ufite umugabo n'utamufite tawuza wambara igitenge azongera gusubira mu rugo ukira uzi ko ubu nyine kuri reka rangize tu w'umunyamurenge ukicambara igitenge kiri hasi $50 kuko turasa nk'abari muri competition niko ibintu byifashe namara ngicara nkabara biriya bitenge kabibara amafaranga kabibara nkavuga ati uyu muntu none munza afite muri varize yiwe none abafite nk'ibitenge by'idolari $5,000 kandi kabazwa nuko muri ibyo bitenge bitanafite umwaka uzurangira adafashije imfubyi habe n'imwe $50 tamupfakaza arafata muri bya bitenge ngagiremo nk'umutwaro akurema agatenge kamwe nabona bisabye bampaye ibishaje ntinya kubitanga urumva ngo yambike umupfakazi kandi ni cya 10 mu ikarisa ntacaza atanga kuko umuntu utanga icya 10 mu ikarisa gabi cyaka indi gishimisha Uwiteka Imana ihoraho n'ukuri ko Imana ntiyo batagira umutwaro w'imfubyi gabi mvuye hano reka ngo ubundi buhamye mvuye hano cyagiye mu kwezi kwa 12 ngeze iwanje mupfakaza arampamagara hari mu ijoro nka saa 4 z'ijoro urumva ko Christmas yari yegereje kandi
sinifite namba ziwe kuko abasingira namba zabo cyane tabavugisha kuko mbanze abana nabanye n'ukuntu nkamenye ko mbikora arambwira ati mfite ikibazo kandi ikibazo niwe nkibwiye ati ndimo ndatekereza sinzi ko Noel izoba sizo Christmas izoba ibaze mu twi muri ubwo buzima abandi bagore bazagenda baradodesheje bagize gute barimo baguze imyenda y'abana bafite uko bazafeta Christmas na bonane arambwira ngo ndi mu gutekereza maze amajoro 3 ndasinzira sinzi ndi mukona umwijima ku manywa tuje gusirimba nyine bashiramo igisirimba nyine bifite ibiro ngo kisa kimera neza tuzi kibugandira aho abacuranzi ba Kofi na ba Daudi bari ahangaha muri ensemble yawushije abantu ahangaha umukunga abantu bari bashize Kofi nawe narabonye mu minsi yashize ndagira ngo muri mukubishira indege bakaza gucuranga bafite amafuta mu mukunga haraga iwacu gihoga nukumbwa ati shaje ko kidari gusanga ta bintu byinshi aracuranga kandi mufite umwanya urazamuka ariko nje nari mfite gusa caka intu umutima byasengesho by'aba mudamu mpfaka tekeza uyu mudamu udafite ico azagaburira abana kuri bonane na Christmas uyu mudamu udafite n'umwenda asambara kimwe n'abandi ubu se uvuga umutwe gusa hariho kuvuga ngo iyo ngira umugabo inzira z'Imana ko ino sirimo abantu beza harimo abantu beza birimo abantu b'Imana gabi hari abantu b'Imana batagira amahimba muzo bavuga n'ivyo bakora uwo mugabo nari nkubwiye n'umukozi w'Imana twemera nta nubwo ari umupasiteri n'umu evangeliste ariko umukozi w'Imana ahita avuga ati ahita mbona aravuga ati rero naringize natekereje muri ano mezi nkanga hashize ndavuga ngo kubera ibintu Imana yakoze n'ukuntu nagiye ntekereza nagiye ntahura ndavuga ngo hari umupfakazi nzogirira neza basi nkamunezeza muri Christmas muri bonane nawe nkamushimisha none Patrick turabizi ko uzufasha abapfakazi n'imfubyi uwo mupfakazi arahari no kibazo gakibakira kemutse uruvuga direct nuko nabwe mubwira amakuru mvuga ibintu nyine ya makuru yose wa mupfakazi ikibazo kibakiyagize gute kibakira kagahinda yari afite ko muri ya minsi kabakara kemutse ariko bivuye muri wa mukunga mukunga udafite amahirwe hari abantu nyine baza bagenda hari abaza gukorera mu siporo hari abantu nyine baza nimba ari gym simbizi sinzi ariko buriya reka nkubwire n'ikindi buriya umuntu usama amagambo umuntu n'ibikoko Gabi sibyo uvuga original Gabi nivyo ukora niwe Gabi mwibanga nta bivuze hano niwe Gabi hari umuvyeyi yigeze kumpamagara arambwira ngo ngenda shaka gufasha umwana w'imfubyi sinshaka ko sinshaka kumenya uwo mwana sinshaka kumenya nyina sinshaka nandi makuru gusa uwo mwana zoza mwishurira turabafite hano undi mwana wo musibateri ucuruza protein mubo twatanze twebwe hano kuri Afrimedia harubazi ariko baraduhamagaye Afrimedia tuzotanga kandi nako kimfubyi agahungu gato kari hano Kampala nawe yarambonye nyine mu gitarane mvuga nyine njega mfite urimo kuvuga azamvuga wumva kumva agakora uvuga ntakore udakora I don't care aravuga ati ngewe nzofasha abana babiri b'imfubyi zaza mbishurira umwaka ndabatse se sha aza no kunyandikira ati nakubonye urindi arambwira ufite ngende umusingo ukora iki nkora protector ufite ati turi abana 6 mwacu kandi nije mfura mama n'umupfakazi kandi nijewe uhedinze mbese nka family ariko kubera uburemere bw'imfubyi bagenzi banje nkanje nzoza mfasha abana babiri tekereza nk'ico kintu kandi nawe abiwe nabo bataha ibyo nibanga yamenye ryo gushaka imigisha kugira ngo nawe ibyiwe bisubizwe bishatse kuvuga iki hari ubu nyine hari umudamu keneye igitenge ubu nyine udafite igitenge azombara kuri Christmas kandi twahagezega iwe ari mu mwijima
hari umudamu udafite n'icyo azagaburira abana habe n'ikiro cy'inyama. Tuvuge wenda duhite tunija kuri kiriya kintu twavuzeho c'abapfakazi. Mukibona gute iki kintu cyo gupfakara c'ubupfakazi, especially wewe ufite experience ruti yanje kuri kujanye n'ico, nubwo umuntu iyo yabaye imfuzi uzumenya ko na mama wawe yarenganye akarengane k'ubukazi, ubuzi uburyo yarenganyemwo ububizi nubwo muba mubisangiye. Akarengane k'umupfakazi ukabona gute? Abantu benshi bagiye bayivuga kandi ari guvuga ibintu ugasanga abantu bateye comment, ariko kandi ukuri kuriya kuza gutsindika inyuma buri gihe. Mama n'umupfakazi, ubuzima bw'umupfakazi ndabuzi. Kandi mama apfakaye turi bato, turi na benshi. N'abandi bapfakazi nagiye mbona kugeza n'ubu nyine. Jewe ubuzima bwanje niko navuga. Nuvuga ngo mu bintu natekereza biri kwisonga, tekereza ko n'abapfakazi. Kandi buri kintu kiguhora mu naco uganira naco. Ngiye nza nicaza abana b'imfuzi nkabaganiriza. Abana bakuru niki utekereza kuzakora iwanyu? Kuyu muntu ukwishuriye atakuzi, atarakuzaye, atarishe so, ntarazi nasoka. Tazi so ntazi nyoko. Sinamwene wanyu ntabwo ari umuntu, ntabwo ari si so wanyu, si nyokoro. Si umusinzira, si umusita, si umusegeke. Ntanazi na nyoko. Ariko afasha amafaranga arakwishurira. Uza wumva ukora iki? Urumva n'ibyo zagenda bambwira byinshi. Kagenda nkaganiriza abanyina. Abakambwira ibibazo bagira n'akarengane bagira. Ariko hagati aho ngaho ndashimira umudamu bita Josiane Nyamuzeyi. Mwiza aramuzi. Ni umudamu w'intwarikazi aba muri Siberi. Nagabaramuzi. Uwo Nyamuzeyi ni wa muntu. Gabito muzi. Imirimo akora si yo kuvuga ubu nyine ahangaha. Keretse ngafata amasaha 2 nkicara nkayavuga. Kandi hari ukuntu umuntu avuga amagambo menshi bakagira ngo none nyine ni ukuvuga vuga. Ariko azi umupfakazi, azi imfubyi. Ubwo n'ubuhamya jewe nzi. Ashobora gufata ibintu bye byose akabitanga gutya akabinza umupfakazi agahereza n'imfubyi. Uwo n'umuzeyi umwe. Yigeze gufata ibitenge 50. Afata amakaye, afata ibikapu by'abana, afata inkweto, afata abantu. Arabohereza aravuga ngo mwezo kandi sinshaka no kuvuga, sinshaka no kubamenya. Nyuma yahagenda akora n'ibindi kugeza no kuri uyu munota. None uvuga ngo uwo muntu na wa wundi uzaguka akavuga ngo nzishura abana 3 yarangiza nzishure n'umwe. Ukavuga ngo izo si zombi uzi comparinze zohura. Usanga uwa 3 ugasanga karashaka kurira k'umuntu nka Nyamuzeyi. Ngubwira gabi abe n'umupasi. Nyamuzeyi guki bipanga yove guki tugatemana. I can fight. Iba mama gabiza niyo yokora ikosa rimeze guti kubera gusa ineza agira abapfakazi n'imfubyi. I can stand with her attitude to the end. Utitaye ku ikosa ryiwe. There is no one who are perfect 100%. Buri muntu agira imperfection yiwe. Ariko agira n'uruhande rwiwe rugomba gutuma ugomba kumuhagararaho. Njyewe ngubwira gabi habe n'abapasteri, umupasteri ubwiriza akavuga ibintu akagira gutakaza abantu bakarira. Ariko njyewe inza nkora research, maze gukora research ku bantu benshi. Kavuga ngo ese urusengero rwero bamupfakaza. Abapfakazi bamo bafite ubuzima bweze gute? Ese aho ubuzima afite n'uruhare rungana gute? Uyu pastor uvuga bino ubwiriza buri munsi yakoze iki ku bana be? Kandi abantu baza bampeza information n'abakirisitu. Ugasanga abo na pastor banyakatsi. Benshi ntibaza banabwiriza kuri bya. Kandi njyewe umuntu usirimba hari ya gafi. Tubazavuga kuri iryo kanisa ryari. Kanisa Bibiliya yibanze. Y'imfubyi n'abapfakazi. Ngo mubaha abashumba, ngo mubaha umurimo w'Imana, ngabayumbe, ukamusanga itorero rigira ibiterereza. Iyo gusa zabwiriza, iyo gusa cyangwa azabwiriza gusa ku cacu. Cacu gusa kandi ubundi cacu mintu agomba kwibwiriza aho by the way. Cacu muri iyo agomba nitegeko riva mu mutima wawe wenyine. Ugasanga itorero
cyangwa akarere nk'aka kacu ka Umoja cyangwa ka Kasarani mu mwaka bagira ibiterane bitari hasi ya 2 z'abayumbe n'abavuga butumwa tukama dukora ama fundraising se nk'ibintu se ariko bakamara imyaka 5 nta munsi numwe barakora igitaramo ngo kitabirwe n'abayumbe kitabirwe n'abapotre bigishe ku mfubyi n'apfakazi n'abamara makore fundraising yo gufasha abo bantu bamwishure nk'amezi 3 y'inzu imyaka 5 kandi ugasanga umugore yarahwereye n'umuruho azapfa gasa kandi ari byo tore Imana yavuze agateka kagira umuhanda kugira ngo yishure inzu bamara ngo ngwanye kandi gafite kanisa ari nk'abakristo abakristo benshi twadusemza amatorero kuko hari amakanisa meza azibafata neza ariko hariho n'ayandi tuzi tibazamenya umupfakaza abaho abana b'imfuzi babaho tubanze tureke ikanisa kuko mbere yuko ikanisa riza uyu mupfakaza afite aho avuka mu muryango sibyo umupfakaza afite iwabo abafite ba nyiri uwo mwana nubwo baje kugera ubwo urugero hitokeje abantu kuri Afrimidi abangahe tuzafata abana ku mazimba ati tuzafata abana wewe wafasha abana ariko abana bafite umuryango ese imiryango yo ntacinengwa imiryango iranengwa kubera ko ukoreka nkubwire ngiye mupfakaza akambira ngo sinshobore kwishura umwana sinogenda mpamagara umuryango we ngo kwereka imutishira n'umwana wanyu barabizi ko ari uwabo bazi ko no mupfakaza ari uwabo n'ubuzima bw'umupfakazi arimo barabuzi ariko mu gihe umupfakazi abirenzeho akaza akagutakira akavuga ngo bano bana ntibafite ico bajya ntibafite ico bishura ntibafite ico bambara none uwo muryango kandi uzi neza ko afite mwene se afite baramubiwe bari hanze n'abandi bari muri Afrika afite amafaranga bo mufasha umwana akabaho mu buzima bumeze nk'ubw'abandi bose ariko ntaco aba yakoze nose umva ko umuryango twawushima baramurangaranye kandi mupfakazi tiyogeraho aja gusaba ubufasha afite abahaba mufasha mu rugero ruto nko mu bana ufite hari abantu bafite imiryango yabo kandi yishoboye ariko bakaba bari muri abo bana none se wambwira ngo abana 106 uko wambwira ngo imiryango yabo yose irakenye ahubwo ko bamwe bavuga ati banakore ko bamwe ari bamwe muri ya miryango bamwe muri ya miryango kandi hari ukuntu abantu bitwaza ngo habayeho ngo guteka mutwe wowe woteka umutwe ku munyamurenge ukawuteka gute mu nkambi tena ibintu biri public je narababwiye n'ubu ntoye kubivuga naravuze ngo ngiye nushaka mpukaza umpa amafaranga ushaka kuvuga ati ngiye nzafasha abana bicyange 3 ndashaka kumenyana na banyina ndashaka kumenyana n'abana zanishurira uzumpa n'amafoto ndetse ngo uhuze na nyina muza muvugana ariko wa mwana ndetse nari nakumenya aho hari guteka mutwe ngiye icyo nshaka nuko gusa wa mwana umwitaho ukamwishurira nta kindi nyamwiza uyu nguyu nyamwiza yaraje abona banyina w'abana abona abana nguyu ngo hari igihe umuntu ngwaza bakaza gusaba barangise ngo izo ni impamvu zo kudafasha vraiment ndashimira Pastor Eric ni pastor wa hano muri Kenya wo muri Zayo kamushimire cyane muramu wanje uriya n'umugabo w'Imana nemera ndamushimira cyane Eric amushimira ko ari muramu wawe amushimira ko ari muramu wanje cyangwa amushimire ko afite umugore mwiza umugore kuko abagore nibo baza bakwaza abagabo n'ubona umugabo ko aritanga ukabona umugabo ko aritanga nuzushimiranye n'umuzungu yarabivuze behind the successful man hari umugore uri muri icyo bivugiye Eric se amarangamutima muri kuno kwezi gushise I think barafite igiterane cya ministeri yitwa Shalom Mbarara mu rusengero nsengeramo Shalom yafashije abana b'imfubyi 7 ibishura umwaka wose ndanashimira Shalom yose aho iri ku isi abayobozi babo noneho Eric ni wari wayoboye amateraniro cyewe saba kubashimira shima ko Shalom ibyo ubundi papa siyo kubaha n'ubu nyine ndahanga mu gushima kandi ndera kuri Afrimidi muri abantu babagabo mpere kuri wowe uri nyangamugabo ko bari gweza amafaranga uri umuzarendo ukayajya
kandi simbimenye nawe muri no Kenya ndashimira amasimba Nyamwiza yashatse amafaranga mu bantu ntazi nta mafaranga arayazana kandi sinumaza ngo ese ngo amafaranga ngo nibande bayaguhaye kugira ngo bigende gute jewe ndagushimira nawe ugahita amashimwe nawe wumva ko nashimye amashimwe akabagiraho ndanabashimiye nari nshatse kuvuga ndashimira nyine Shalom mukuru w'abana barindwi mvuga nyine mvuze mu kanya gatoya kuko abana ni abacu kandi abana ni twebwe basigiwe nta bandi base bafite kandi uko uzoza wishima n'umwana wawe uzi utekereza ko hari umwana umwe w'imfuzi base uwo kwishimana nawe nusohokana umugore wawe ukagenda ukamugurira igitenge mu iduka uvuga ati reka ngure ibiri basi nuramfakazi mwe kimwe basi umunezeze uko kwese kimwe gaco umwana yaza kubona avuga ati umugabo yangiriye neza kandi ibyo tumutagira turaza kuvuga Eric automatic aho Eric yahise akoresha fundraising aravuga ngo ibintu byo gucecekana si ibyo gucecekana kandi ntabwo Eric twari twaganiriye twari tuziranye cyane ngo z'ubujama twibi ngiye uzanje namwe tuziranye cyane bivuga ngo nenda ni ibintu tuba twapanze doya ariko ikintu kiri ku muntu ndahise binyereka neza ko ni kanisa giwe ayoboye ari umuntu w'umugabo abazabone bose ndabasuhuje aho bari kabisa bafite umushumba Eric nzana basura ko ndabona n'iminsi mike mfite hano ushobora no kuzaja kubashimira rwose bafite umupasiteri mwiza hariho n'abandi bameze nkabo Bani mushimira abantu bakoze mugani wawe wari ubashimiye abuvuze bari hano hari abantu benshi bitanze bataraha babyumviye hano mu biganiro twakoze nyuma bararicinga out nimba hari abakuvugishije nabo bashimire kubera ko ni byiza iryo shimwe nubwo twagaya batarakoze abo bakoze barabaruta nuvuga ngo nubwo ho haritanze abantu 100 hagakora 5 abo 5 bararuta ryajana cyane byukuri ndashimira abantu bose ndashimira abantu bo ndagiye mvuga mu izina rya runaka na runaka ariko abantu bose barimo badukurikirana n'abazodukurikirana nta kindi kintu canzanya hanga no kubashimira ngewe sinzatinda ku muntu utarakoze nge ntinda kuwakoze yo mpamvu nababwiye ngo Yesu yakije abagwayi 10 cyarimwe barabaye bembe warangize 9 ribagi guhaza gushira umuntu Yesu aramubwira ngo ese ko bona bakije muri 10 abandi 9 bari he aravuga ninje waruzu wabare bwanje cyo narezi naye naragwaye narabuze umuti none wankijije sinoreka kuza gushima abatahuye ibintu biriya ntizishiraho ibindi bintu ariko ni nkaho Yesu yavuze ati uyu nguyu kabisa ntarugara rusa kumukandagiraho ni rero nanje ntaje gushima imbambaye nk'abandi 9 bagiye ntibagaruka gushima muzukuri nje kubashimira mu izina ry'abariya bana mwafashije no mu izina ry'abariya ababyeyi iyo ababyeyi bamaze kwishurira abana baza babasengera baza bagubwa neza muri abana 106 hishuriye abana 64 urumva hasigaye nka 42 ati aba bana 42 ndabizi neza kuko nabo bazabona ubufasha kuko hariho Imana hari abantu beza hariho umudamu ejo bundi tujya kurangiza umwaka uri muri Amerika ndanamushimira cyane afite n'umugabo witwa Dani yaraje ava muri Amerika arazazana ibitenge 30 hafi na 5 cyo gufasha banyina baba abapfakazi arabafasha aravuga ngo nta kindi cyanza nije gufasha abantu bapfakazi Patrick azavuga n'umugabo wenda namushimira aho ari abyumve urumva n'umuntu w'Imana hariho bamvuze ba Josiane hari n'abandi badamu b'intwari kazi hariho n'abapapa beza bazatandukira gufasha imfuzo rero umuntu wese ufite umutima areke comment kandi gufasha suko uzo ufite ibintu byinshi kandi ntugafasha abana 5 ushoboye gufasha umwe tugafasha abana 2 ushoboye gufasha 7 ubushobozi ufite uzabukoreshe kugira ngo bano bana babiho ubu nabwo nubundi butabazi kuko bano bana ko barakura ejo bundi bazobamwe ba president bamwe ba doctor warabaye agasaza cyangwa nyuko yaragwaye bamuvure akiri bazaje iwacu hano bazana gufasha bano ababyeyi bazishima murakoze cyane nyamwe umuntu wari mu gikorwa cyo gutanga hano reka wenda nguha umwanya
na bagenzi bawe benshi ba hano uzi cyangwa se urabazi uko igikorwa urebye uko bwitabire cyari gifite cyo gufasha abo bana nuko cyagenze n'icyo ushobora kubivugaho? Njyewe narababaye, Imana imbabare, ariko narababaye kuvuga ngo twarakitabiriye igikorwa kuriya kuri ruriya rwego, nsanga twaravuze cyane tumare tunanirwa gukora cyane, nsanga wenda twakoze nka 20%. 20%. Iyindi 80 iba nka kababandi baruhamye. Nuko noneho biragayitse kuvuga ngo dutegura ibikorwa nimara bivemo umusaruro w'imfabusa kuriya, biragayitse cyane. Gusa bitavanyeho ku 20% tureka kwishimira. Ndabashimira bose abanyamakuru ababashije kubikora, harimo abadebuty n'abandi ababashije kuba babitahura bakabikora. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Hariya n'abatari abanyamakuru n'abandi batandukanye abaturage bose. N'abandi batari abanyamakuru, hari nka Teta, umugore witanze yatanze imyenda, muri iriya myenda twatanze yatanzemo imyenda, atangamo n'amafaranga. Sinureka kumuvuga kandi n'uwo munsi yaje bisa nk'ibitunguranye, ariko ararwana uko ashoboye kuvuga ngo ahigure n'abandi batariwe ntakibuka amazina. Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Especially ndashimira groupe y'Amasimba. Abantu buriya bazi ngo iyo abantu ngo ku Masimba ngo batanze amafaranga ngo ni mwiza uyafata. Oya, nanjye sinigirira icyizere cyinshi cyane. Timotse ko nta mugabo mfite, nanjye mafite ibibazo. Abo baratagira ngo tugira amatatizo nk'ibindi bintu. Naje nashatse ngirira icyizere. Mama Murenge Joyeuse aza kurikirana ibintu by'ifaranga kugeza kuri last moment. Niwe wabaye mu bubiko bw'amafaranga yateguye igikorwa cyo kujanya Kivale. Abidufasha mu Joyeuse kuri Mama Murenge wari ukuriye igikorwa cyo gufasha mu mama wa Kitengera. Uriya mugore ni umwizerwa, ntabwo noreka kumushimira. Na groupe yose hamwe y'Amasimba yitanze kugira ngo bira bikorwa bibeho. Hari n'abatayirimo nka Mama Nyambo muri Arizona African Supermarket, benshi barahari bitanze amafaranga kugira ngo kiriya gikorwa kibeho. Mama Josiane azifite kwintu aza kurura yishira nyine mukamwari mugiye gukora n'ibindi bintu ariko akongera akabigarura mu bapfakazi n'imfubyi. Kango hari imfubyi none ugasanga nyine ka pressure yagushizeho kari gutuma mukora ibintu mwakagombye gukora in the right time. Ndashimira abashuti banjye twamperekeje i Bugande. Iyo nguyu yarabizi bamperekeje. Bakoze bataye n'abanyamurenge bakoze ibikorwa by'indashikirwa. Abanyarwanda Bagande baranshi kandi barakuze. Tugaburira ikigo cyose, tugaburira abapfakazi, titwishyuye gusa ishuri, twahaye abapfakazi amasukari n'amasabuni. Ibyo nibo babikoze kuriya, ntabwo noreka kubashimira kandi barabyumva. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ya, tugana ku musozo. Reka mbashimire kubera ko mwafashe umwanya wanyu kugira ngo muze gushimira abantu bakoze no kugira ngo munenge n'abatarakoze n'abatagira ico kwiyemeza, abantu bakiyemeza ibyo batakora. Ariko kandi mwebwe abantu mudukurikiye mugende uze ko utanga ico ugiye kwishura. Ku nama ntoya rwose mikoro imaze kugira ngo umuntu aje kuvuga ikintu utagiye gukora. Nimba uzi ko utagishoboye utagifite kuri WhatsApp wicaye muri shambure ya cyane mu kazi, nimba uzi ko utafite ubushobozi reka gutanga, nta rubanza ufite. Ariko nabirizi bivuga ngo aho guhiga umuhigo tuwuhigure birutwa nuko towuhiga. Of course. Rero urahize ngo nzakora iki, kandi ntawushizemo kagozi. Urangije uragiye uracecetse, wiyemeje gukora ikintu, urangije urabyihoreye. Nukuvuga ngo wishize hara umuvumo washize mu mupfuko uzoza urya n'ibyo ufite. Nimba uwo mutwaro utari kuwumva, jenze nkunda no kubivuga be no mu rusengero.
ntabwo umuntu agomba gutanga amafaranga kubera ko abandi bayatanze nimba bitari muri gahunda. Nta kigare, nta wagushizeho icumu, nta wagushizeho imbugita, gutanga n'uburenganzira bwawe, kandi biri zivuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Rero nimba ugiye gutanga, tanga ibiguhesha umugisha, witanga ibiwukwaka. Tanga ibiguhesha umugisha kubera ko ubukeneye. Vuga ngo kubera ubushobozi bwa situation ndimo tinyemerera, ndatanga make nshoboye kwishura kuruta kubesha. Murakoze cyane, ndabashimiye kubera ko mwumvishe message kandi mubyumve cyane. Simbivugiye kuri iki gikorwa abatarabikoze bo turabanenze, ariko kandi muri societe ibyo dukora byose mu nsengero hehe tureke kwibonekeza n'ubundi bimara ingaruka zabyo zigaruka kudukubita twenyine mu ibanga. Abo ngabo bakubonye uyitangwa badahari. Kuko ndabizi ibingibi bavuze hano hari uwo bikozeho ku mutima kuko azi ko hari icyo atakoze. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. Sinzi ko hari ijambo mushobora kuba muniganwe kidogo rimwe rimwe ubundi. Gusa njyewe icyo nsorezaho cyane reka nakigarukeho, njyewe ndavuga ku karengane k'abapfakazi. Bikurikiranye n'ibyo twagiye tuganira n'ibyo nanabonye. Kambwira abantu badukurikira bose bafite abapfakazi, kuko nabwiye ko mfata umwanya munini ntekereza ku bapfakazi naganira nabo, kubera ko umuntu azegera cyane ibimurimo. Kandi ibintu bintu byo gufasha abapfakazi twayifuze cyane tunabisubiramo, ni umuhamagaro kandi ni uba witeganyiriza imirimo ku Mana. Gusa ibintu bya hano ku isi hari aho tuzabisanga. Ikindi ni ukugira neza mu kinyabupfura. Ubundi wakagombye no gutekereza tunabitindeho cyane, kuko nimba mwene so yarapfuye cyangwa mwene wanyu yarapfuye agasiga abana agasiga umuryango, uri umuntu w'ikinyabupfura tugomba kwitekereza gusa ngo ugarukire mu wawe, uzurenga no hirya ukareba no muri iriya nzu yindi. Icyo nari nshatse kuvuga ni akarengane k'umupfakazi, kandi ndagira ngo ako gapointi tukavugaho iminota nka mikeya gusa ariko abantu bakumve. Ni ukuvuga ngo twagize ikibazo cy'intambara mu muco wacu kwanza w'ikinyamurenge. Kambivuge tuza dushaka turi bato, tugashakwa turi bato. Kuvuga ngo umwana w'imyaka 17 n'umunani mu muco wacu kera babaye umugore, bakera batangiye kuza kumubaza, batanamubaza bakaza kumubombora. Kandi ahantu hose ku isi ari umunyamurenge kubomba kandi kuzoshira. Bari mu kubomboka, nubwo bari mu kuja muri Amerika, Australia, bari mushaka bomboka. Ruguru bakabomboka. Iwacu ga kwitongo giho na 15 bari mu kubomboka. Bamara kuboka kandi baba babombotse gasuguterura bumvikanye n'umuco. Bamara gushika kubera ibihe turimo by'imfu by'intambara. Umwana yamara kugirinda cyangwa yamara kuzara umwana umwe, umugabo agapfa. Yamara gupfa akarengane kakaba karatangiye. Njyebye nibyo naganiye n'abapfakazi byabayeho. Apana ngo nibyo ni ibintu mpamvuga natekereje, n'abantu naganiriye nabo barenze umwe babiri. Bampaye ubuhamya. Umugabo amaze gupfa ijambo rya mbere hari umwe twaganira amusigira umwana umwe. Ngo amara kumusigira umwana umwe mukiriyo. Bahise batanga inka bazanazitanga. Inka zo kwicaza umugore. Bamwicaye se bamushaka umugabo aramushingiye. Umwana utarageza iwe yaratarageza n'imyaka 20. Ariko ngo bamwicaze. Ngo baramwicaje. Yari afite umwana ndagira afite nk'imyaka hafi nk'ibiri aho ngaho cyangwa renga bukeye. Ngo baramwicaje. Murangeze mumpaye umugabo munyicaje gute? Mbaye umupfakazi ubuzima bwanje bwose. Akodesha ko kumwicaza. Akodesha kamwe nakarengane. Tiwo kwicaza umuntu utamushingiye. Kandi wa mwana aracari muto agomba kugenda agashakwa akabona undi mugabo. Funikimo. Intambara kabiri yagize. Ngo iyo gatege ntabwo nzicara ngo ndacari muto ngomba gushaka. Ngomba kugenda nkazashaka undi mugabo. Kanashaka n'ubuzima bundi. Okay, nimba ufashe umwanzuro wo kugenda urasiga umwana. Ni ibintu bibaho si wowe nyine. Muri rusange. Kandi naraganirije abapfakazi barenga 3 same case. Imbogamizi bazahura nabo aturasiga umwana. Ndasiga umwana wanje, umwana n'uwanyu. Ariko kandi namuzanye n'umugabo.
ariko kandi n'uwanje n'uwanje ngomba kubanza nkamurera umwana n'uwoga twamuzaranye umwana agambaraga okura umwana amara okura ariko kambaza ikibazo hari amategeko muri no situbamo avuga ngo umwana n'umuryango se uwanje kare umwana n'uwase na nyina si umwana n'uwase na nyina akabona kuja ku muryango ariko ababyeyi bambere kuko ni amaraso yawe nta muntu ufite uburenganzira ku mwana wawe nubwo se yapfuye kereka ise yarapfuye aramugusigira ako nta kandi karengane ngo uradusigira umwana ndamuhasigira nk'abandi. A world of stories.